Buriya gushaka ntabwo ari ukubyara mu by'ukuri. Imana ishyiraho urushako cyangwa se ishyiraho kugushyingirwa ntabwo intego ari yo kubyara. Buriya hari impamvu eshatu yatumye Imana ishyiraho gushyingirwa. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo umugabo n'umugore barindwe icyaha cy'ubusambanyi bahora ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo umugabo n'umugore babane bafatanije bamarane umubabaro haba mu mahoro cyangwa mu byago. Impamvu ya gatatu niyo kubyara kororoka. Aha rero ubwo ni ukumenya ngo niba ushatse umugore wo hejuru y'imyaka 60 icyo ushatse ni ukugira ngo kubyara ntibirimo. Umusore yakundanye n'umukobwa ariko hazamo akabazo bararekana, ariko barekana batarekanye, haza undi nanone barashakana, none wa wundi aragaruka niwe basigaye babana mu bundi buryo, wa wundi ari mu rugo. Iki ni ikibazo kiriho cyane ku buryo barimo barasenya ingo mu buryo butangaje, barasenya ingo kandi ugasanga rimwe na rimwe abagabo cyangwa abasore kubyikura birabagoye. Twongeye kubaha ikaze inshuti ba Justin TV Show, n'ubundi ni muri cya kiganiro cy'akagaruka tugenda tubageza ibiganiro bitandukanye. Turabaramukije rero aho muri hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari mu Burayi, bari muri Amerika, muri Australia n'ahandi muri Afurika. Tubahaye ikaze kandi tubashimira. Ni ukuri turabibona ko mutwereka urukundo, mutugaragariza ko ibiganiro byacu bibubaka mubikurikira. Rero n'ubundi tugize umugisha wo guhura n'umupasiteri. Umupasiteri agiye kutwibwira mu buryo burambuye. Pasiteri, turakwakiriye. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze kuri channel yacu Justin TV Show. Watangira wibwira abantu kugira ngo tubashe kukumenya nabo babashe kumenya. Yego. Nitwa Mutokambari Jean Baptiste, uko bivuze ndi umupasitori mu itorero ry'Abangilikane muri diocese ya Kigali. Ndakorera umurimo w'Imana muri paruwasi imwe mu zigize diocese ya Kigali mu gice cya Rwamagana mu Burasirazuba mu murenge wa Fumbwe, witwa paruwasi ya Janjagiro, ndetse akaba ari naho mvuka. Akaba ari naho mvuka, ariko mpagiye vuba nyuma y'imyaka 27 kuko nahaherukaga muri 92 neza nibwo nahaherukaga. Nyuma nongera gusubirayo mpava muri 94 nko mu kwezi kwa 12. Guhera icyo gihe nongeye gusubirayo rero kubwo impamvu y'umurimo. Ejo bundi itorero rinyoherejeyo muri 2019 mu kwezi kwa mbere. Murakoze cyane Pastor. Mutokambari ni Igiswahili. Ubwo mpise nibaza ni gute Mutokambari iryo zina ndihuza n'umunyarwanda wavukiye. Ni amateka. Ni amateka. Mutokambari ababyeyi banjye bambwira ko impamvu yo kwitwa iryo zina, data na mama barashakanye muri 75, hanyuma bimara imyaka 3 batabyara. Babyaye muri 78 babyara akana k'agahungu ariko kangewe. Hanyuma rero kubera iyo myaka yose yari ishize, data yarazima Agaswahili, yari yarabanye n'Abashinwa, arangije aravuga ati uyu ni Mutokambari. Mutokambari mu Kinyarwanda ni muvakure cyangwa se ni kavakure cyangwa se ni mvuye kure mu Kinyarwanda mu by'ukuri. Ngiye impamvu rero yatumye nitwa iryo zina Mutokambari. Yego, urakoze cyane. Mutokambari afite umuryango, afite umugore, afite abana. Mutokambari afite umuryango, mfite umugore n'abana 5. Ngaragara nk'umusore ariko mfite abana 5. Ndashyingiye, mfite n'umwuzukuru. Ko bitagaragara? Ntabwo bigaragara ariko mfite umwuzukuru. Nashatse ndi muto. Wenda turi buze kugira umwanya wo kubiganira impamvu yabyo muri iki kiganiro, cyane ko tuganira ku muryango, ariko mfite umwuzukuru, umukwe n'umwana. Mu by'ukuri turashima Imana. Noneho utujyanye byibuze mu murongo tumenye
Mutokambari ni muntu ki, izina ryavuye he, arubatse, none uvuze ko washatse uri muto, igihe cyawe mu myaka yawe amarambagiza yari ameze ati baza, ariko iryo jambo atari amarambagiza. Amarambagiza ni ikinyarwanda, ikinyarwanda cyiza ni ukurambagiza. Kurambagiza byari bimeze bite? Yego, byari bimeze bite? Umugeni wamubonye ni amateka, ntabwo nabura kubikubwira. Ntacyo tubwire muri make twumve, tujye mu kiganiro cy'umuryango abantu babyumve. Hari urubyiruko rukeneye kumva ubuhamya bwawe. Njyewe nashatse muri 1998. Yego. Jenoside yari ivuyemo, urumva yavuyemo 1994, 1996 na 7 n'umunani. Yego. Nibwo nashatse umugore. Njya nsetsa abantu, umugore nashatse ntabwo ari uwo nirangiye cyangwa se ntabwo ari uwo nikundiye ku giti cyanjye, ahubwo n'uwo narangiwe. Yego. Byari bikomeye. Hari hakiriho abaranga se? Erega n'ubu bariho, nta gihe abaranga bajya babura. Uyu munsi wa none ahubwo kubyumva no kubyakira, kubyumva no kubyakira no kubyemera rimwe na rimwe biragora. Kuko nanjye nari mfite umukobwa nikundiye, duhuriye muri korali aho ngaho, hanyuma ariko birangira bidakunze ko dushakana kubera amateka. Kubera amateka wenda uzabyumva mu bundi buhamya bwanjye bw'ubuzima naciyemo muri Jenoside. Ariko kubera amateka uwo mukobwa yavukaga mu gice cyitwa igice cyitwaga icy'abahutu icyo gihe, nanjye mvuka mu gice cy'abitwa abatutsi. Hanyuma rero yari afite ise, nyina yari umuhutukazi, ise yari umututsi. Ariko yari yararerewe muri uwo muryango w'iwabo wa nyina. Nyina aba yarapfuye, ise aba ariho ariko kuko yarerewe muri uwo muryango. Ngize ngo turakundana, nkunda nanjye mukunda, tugiye gushakana biranga. Ababyeyi be ba nyirakuru, kwa nyirakuru byara nyina na se, kwa sekuru byara nyina na ba nyirarume na ba nyina wabo, bati sigaho wishaka mu nzigo z'abatutsi. Ndabyibuka muri 1998 kwezi kwa mbere, nibwo twari twapanze iby'urukundo, twabyemeranije, twemereje ko tugomba gushaka. Hanyuma nyoherereza u Rwanda ibaruwa. Icyo gihe twakoreshaga ibaruwa, nta nubwo telefoni zari zitaraza. Nyandikira akabaruwa rwose k'amaraso kavuga kati kamarira. Reka nayo kuvuga k'amaraso naba nkabije, ariko kamarira. Avuga ati ibyo ari byose ababyeyi banjye babyanze, ngo uri umututsi ntibakwemera, ibintu nk'ibyo. Ubwo mwari mumaze igihe kingana iki mu rukundo? Twari tumazemo igihe nk'imyaka 2. Twari turumazemo nk'imyaka 2. Hanyuma rero birangira igihe natekerezaga ndaho mu marira, haza umugabo umwe, nawe yari umusore mukuru, ariko arambwira ati ngwino nkurangire. Ubundi wajyagahe? Hariya hari umwana w'imfubyi, hari iki. Ndagenda nabwo ntibyanyoroheye, nsanga madamu ahetse umwana, ngira ngo nuwe. Nibwo mpindutse uwo mugabo wari wagiye kundangira nti ibi ni ibiki. Ubu urabona nshaje ku buryo nashaka umugore wabyaye. Ati reka uriya mwana n'uwa mukuru we, n'iki byose arabinyumvisha. Ariko numvaga bitaraza mu by'ukuri. Wari ugikomeretse? Nari ngikomeretse, nari ngifite ibyo bibazo, ariko biza kurangira mu by'ukuri ari we dushakanye. Nabwo hajemo akabazo k'idini, kuko nari umwangirikane, wari umwadeperi. Icyo gihe rero umwangirikane gushakana n'umwadeperi byari bikomeye cyane. Umuzi w'idini nawe wari ikindi. Ariko byaje kurangira byemeye, n'umuryango ubyemeye, turashakana. Ubu madamu niwe turi kumwe, tumaranye uyu ni umwaka wa 25. Turashima Imana. Nanone uvuze ibyo bituma ntekereza ikindi kibazo. Urumva hajemo uwa mbere ntimukomezanije kubera ikibazo cy'amoko, kandi mwese murakijijwe. Ubwa kabiri hajemo ikibazo cy'idini, kandi mwese murakijijwe, ni Yesu mwese muvuga. Ibi bintu mubona byazacika gute mu by'ukuri? Ibi bintu ubundi iyo urebye mu gihe cyashize byari bimeze nabi kurutaho, ariko nk'ubu biragenda bicika intege, kuko ubu umwangirikane n'umwadeperi barashakana, umwadeperi n'umumetodiste barashakana,
ubu abantu badashakana muri iki kinyejana ni abayehova n'abangirikane, kuvuga ngo umuyehova n'umwangirikane bashakane, kuvuga ngo umusilamu n'umwangirikane bashakane, biracyari bikeya cyane kubera imyizerere itandukanye. Ariko aya matorero yandi ya giprotestanti mu by'ukuri kugeza ubu barashyingirana, ndetse n'amanama y'itorero yamaze kwemeza ko abantu bagomba gushyingirana, kuko ubundi wabonaga rimwe na rimwe hari abatemera kubashyingira. Umupasitori akavuga ati ubwo ugiye gushaka uwo muri angirikane singushyingira, ubwo ushatse uwo muri ADPR singushyingira. Ariko ibyo byamaze gucika, mu by'ukuri turabashyingira. Nanjye ndi umwe mu bapasitori babashyingira, kandi rwose twabyemeranijeho binyuze mu matorero atandukanye. Ese pastor, mubona nanone kuba umuntu ahuje n'undi dini ari byo bituma umuntu yubaka? Wenda wari utubwiye uti abayehova ntibashakana n'aba, abasilamu ntibashakana n'aba. Ese mubona bifite uruhe ruhare rungana iki wenda ku kigero mugereranyije abantu bahuje idini cyangwa se ibyo turi kwita irya gikristo, bubaka ku kigero kingana iki kurenza abantu badahuje idini? Sinza kuvuga wenda ku guhuza idini, ndavuga cyane ku guhuza imyemerere. Ko buriya amadini yo ni ikindi, ariko ku bijyanye n'imyemerere ntabwo byoroshye kuba umuntu wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo azahuze n'uwemera Muhammad. Ntabwo ari ikintu cyoroha kugira ngo umuntu azahuze n'uwemera Yehova, n'uwemera isi nshya gusa atemera ijuru. Ntabwo ari ikintu cyoroha. Ariko nk'aya matorero yacu ya giprotestanti, umwe yemera Imana mu butatu, yemera Imana mu butatu butagatifu, yemera Imana Data wa twese, akemera Yesu Kristo, undi akemera Umwuka Wera. Abo bose iyo bahuye bemera muri ubwo butatu bwera, ubona bagira imyubakanire myiza kuruta ba bandi badahuje imyemerere. Bivuze se ko aba bo badashobora gusenya? Erega buriya gusenya ni ikindi. Gusenya mbona nabishyira muri kamere ya muntu, ntaho byaba bihuriye n'idini cyangwa ngo bihure nuko kwemera. Yego, ukwemera nako gufasha abantu mu kubaka urugo, nabyo ndabyemera, ariko nanone hakabaho na kamere ya muntu. Numva ntekereza ko ari aho ikibazo kiri, ntabwo ikibazo kiri muri uko ku buryo umwangirikani yashakana n'umukatolike ntacyo bitwaye? Umwangirikani ashaka umukatolike nta kibazo. Tukiri aho nanone watangiye utubwira umuryango wawe, ariko by'umwihariko turashaka kumenya, nk'uko wari utubwiye uti nararambagirijwe, barandangiye, uyu munsi wa none mukaba mumaze imyaka 25 mukiri kumwe. Aho umuntu yakwibaza se uru rukundo mwakundanye kugeza kuri uyu munsi baguhitiyemo, navuga ko baguhitiyemo, ariko nawe ngira ngo ibyo byose uhita ubona ko ari mahwi. Yego. Hakaba n'abandi noneho uyu munsi wa none turi guhurira kuri social media, umuntu akarambagiza kuri social media. Ibi bintu wabihuza gute? Aba bantu bakubaka kimwe nanone? Ibi byo guhurira kuri social media, mbese urabona wowe habayeho umuranga. Yego, hagati yanjye muri iki gihe ntago bicyoroshye kubona umuranga. Abantu barimenyanira ku mashuri, mu kazi, kuri social media, Facebook, Instagram, YouTube n'ibindi. Ubona ibi bintu byombi umuntu abigereranyije, aba bantu bakubaka kimwe, urugo rugakomera? Ntabwo byoroshye, kuko nanjye ukubwira madamu nubwo bamundangiye batyo, ndetse nawe akankunda, kuko iyo urebye yantanze kunkunda kuruta uko namutanze kumukunda. Njye naramurangiye gusa, ariko kumukunda biza nyuma, kuko njya mbisetsa abantu, nta nubwo ari ugusetsa, ahubwo njya mbibwira abantu. Madamu twakundanye tubyaye umwana wa kabiri, kuko umwana wa mbere yavutse 1999, uwa kabiri avuka 2001. Umwana wa kabiri nibwo twakundanye mu by'ukuri, nibwo namukunze mu by'ukuri, nibwo natangiye kumwiyumvamo. Ariko ubundi agatima kari kakiri kuri wa wundi wa mbere, numva hari ukuntu Imana izabiviringa. Yego, akemera mukabana.
bikemera tukabana Yego. hanyuma uyu nguyu nkamureka Yego. kandi urumva niwe narashatse twarateye igikumwe Duhabwa agatima kari kakiriye. ariko agatima kari kakiriye aho rero uri kongera ku kindi kibazo cyiza gukurikira ariko ntacyo banza usoze Yego. kijyanye n'aba ex. nacyo ndaza kukikubwira Yego. hanyuma kuri icyo ngicyo urumva iyo myaka yose yatambutse kugira ngo madamu Yego, mwiyumvemo ariko icyadufashije ni iki ni uko twari abarokore kandi buriya icyiza cy'abarokore uhora wumva wirinda icyagukoza isoni Yego. uhora wumva wirinda icyakoze isoni mugenzi wawe Yego. nicyo rero cyamfashije mu rwego rwo kwirinda kugeza noneho aho urukundo ruziye Yego. ariko ruje mu by'ukuri ruza ruje urumva iyo myaka tumaranye Yego, ni myinshi. ni myinshi kandi wenda turi buze no kuganira ikindi cyagiye kimfasha nabwo nagiye mfashwa n'umuhigo nahize nkiri umwana muto kubera ibyo nabonaga mu muryango wanjye ndavuga ngo kubera ibyo nabonaga mu muryango wanjye imibanire ya data na mama Yego. mfata umwanzuro wo kuzubaka urugo rwiza rutandukanye n'urwa mama na data Yego. ibyo wenda turaza kubigarukaho Yego. ariko icyo nakubwira Yego. ku bijyanye Ugereranije ngereranije n'uyu n'uyu munsi aba bashaka kuri social media Yego. ibi bintu biragoye umuntu wenda avuga ibyo yaciyemo Yego. birashoboka ko umuntu ashobora gushaka muri ubu buryo bwa social media akubaka ntabwo ari igitangaza ariko nahamya ko yaba ari 1%. bitewe n'iki rero yaba ari 1% bitewe n'uko umuntu utabona umuntu utanumva n'amakuru ye n'inkuru ze n'ubuhamya bwe bw'aho yari atuye ngo bakubwire bati uriya ni umukobwa wa naka yitwaraga atya yari ameze atya buriya ubundi kenshi no hambere nabo tujya tuganira bo hambere umuntu yashakaga umuryango ntabwo yashakaga umukobwa Yego. yashakaga mu muryango ku buryo uwo muryango ashatsemo ari we wabaga wizewe kuruta umukobwa wawe Yego. none kugeza ubu abantu barashakira kuri social media ndetse n'ubukwe bukabera kuri social media bagasaba n'ubukwe bukabera kuri social media bagasaba bagakwa umuntu adahari umuntu adahari then bikarangira biriya ntabwo numva nabihireme kuko nta cyizere cy'urwo rugo nubwo wenda n'abashakanye nabo ubwabo imibanire yabo igorana ariko noneho reba noneho n'abatarigeze bikundanira babonane imbona nkubone ntabwo biriya bintu numva byizewe 100%. niho isi tugejeje niko abana bacu bameze muri iki kinyejana ariko numva atari byo nashima ngo abana bacu bakomeze muri uwo muco cyangwa muri ubwo buzima. Kiriya kibazo rero cyo kuvuga ngo wari ugifite agatima gatekereza wa wundi mwatandukanye kandi mutandukana mu by'ukuri wowe ukimukunda ese reka tubyite ngo iyo aza kuza muri icyo gihe wumvaga urukundo rutaraza ku mugore wawe ntago mwari kongera gukora agakungu cyangwa se kongera gukundana kandi wenda warubatse ariko kubera ko wamukunze urukundo rukomeye aha turabizana bimwe tuvuga ngo uruhare rw'aba ex mu gusenya ingo z'abashakanye ibyo ubu uyu mwanya umugisha nagize nuko bitambayeho ariko iyo biza kuba mu by'ukuri nkurikije amarangamutima yanjye n'urukundo numvaga mukunze n'uburyo numvaga Imana ifite ukuntu izabizengurutsa nkongera nkabana nawe mu by'ukuri twari kubana sinzi niba nari kubatunga ari abagore babiri umwe kwe n'undi ukwe ariko nkurikije urukundo rwari ruhari icyo gihe byari bikomeye ku buryo kubyikuramo byari kungora njya nshima Imana gusa ko bitabaye kugeza igihe madamu dukundaniye ubu tukaba turi kumwe ari amahoro. None se pastor mu by'ukuri nubwo yego bitabaye ariko nawe urabihamya ko aba ex bagira uruhare mu gusenya ingo z'aba mu buryo bukomeye cyane ntabwo ari nanjye gusa kuko na nyuma yaho nagiye mpura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo urumva nk'umupasitori maze uyu ni umwaka wa hafi wa 17 n'umunani ndi umupasitori mu by'ukuri ibyo ni ibibazo duhura nabyo bya buri munsi ugasanga umusore yakundanye n'umukobwa ariko hazamo akabazo bararekana ariko barekana batarekanye
haza undi nanone barashakana none wa wundi aragaruka niwe basigaye babana mu bundi buryo wa wundi ari mu rugo. Iki ni ikibazo kiriho cyane ku buryo barimo barasenya ingo mu buryo butangaje, barasenya ingo kandi ugasanga rimwe na rimwe abagabo cyangwa abasore kubyikura birabagoye. Erega buriya ikintu kijyanye n'urukundo naje gusanga urukundo ni nk'umugozi ukurura. Ako kantu kameze nk'akagozi kari hagati yanjye n'uwo mukobwa kugira ngo kazacike byarangoye cyane. Kazacike aho hari urukundo mpashyire madamu wanjye turi kumwe ubu ngubu, byarangoye kugenda kugeza nakubwiye ngo byasabye ko byatwaye imyaka myinshi, byabaye tubyaye umwana wa kabiri muri 2001, urumva kuva 2008 kugenda kugeza mu mwaka wa 2001 muri 1998 muri 1998 kuva mu mwaka wa 1998 kugeza muri 2001 mu kwezi kwa 8 nibwo numvise ako kagozi gaciye, numva ntangiye kugira urukundo rwa madamu. Ariko ubwo nabwo amahirwe wagize nuko wa mukobwa nawe atigeze akwiyegereza ngo akubaze icyo gihe twari abarokore, umukobwa yari umurokore yaragiye. Buriya bwari uburokore se cyangwa ahubwo nuko ntabwo mwongeye kubona ikintu kibahuza? Ibyo byose iyo haza kuba muturanye mwari kujya muhura nimugoroba cyangwa se mukandikirana twandiko cyangwa se nta telefone zari zinahari ngo byibuze muvugane wakwandikire. Yego, njyewe ntekereza ko ku ruhande rwanjye hagati yanjye nawe bwari uburokore mu by'ukuri, kuko iyo ukurikije uburyo twabanaga twari abarokore kandi turi mu gice cy'icyaro. Mu cyaro rero ibyo ukoze byose bihita bimenyekana. Harimo uburokore ariko hazamo no kwirinda, hazamo no kwirinda mu by'ukuri, kubera ko ako kagozi nawe ntekereza ko kakomeje kumukururukaho. Yankundaga ndetse kurusha uko namukundaga. Burya rimwe na rimwe Justine, ngira ngo ni ikintu muzanareba, burya abagore baturusha gukunda cyane kuba yakwizeye gusa. Nk'uwo mukobwa ukuntu yankundaga by'igitangaza, byaje kugeza n'igihe arashaka urugo ruranga. Hanyuma ariko muri izo nyigisho z'isanamitima mwumva tujya tugira mu itorero, baza kumubwira ko bishobora nawe aza kwatura icyo kintu ko cyabaye. Sinari ndi kumwe nawe, bamubwira ko ako kagozi gashobora kuba ariko kakimuziritse. Iyo kakikuziritse gashobora kuba gutuma utubaka neza ngo wubake urugo n'uwo mwubakanye. Mu mwaka wa 2011 ndi umupasitori, nari ahangaha Indera, yarantelefonnye by'igitangaza, arambwira ati nzagusura. Ariko ubwo madamu arabizi ko ari we twari kumwe, yewe usibye na madamu, kubera ko iyo nari maze gukira ibikomere n'abana twabyaye barabizi ko hari umugore wundi nari ngiye gushaka utari mama wabo. Bikanga. Hanyuma avuze ati nzaza kubasura, ndabegeranye nti wa mugore wanjye azansura. N'umugore nabyumva n'abana tubiteramo urwenya. Aranaza, hanyuma ariko twicara muri salo turaganira, abana burumva bari hirya. Yarazanye n'undi muntu antekerereza ibyo byose uko byagenze n'uburyo byose tubisubiramo. Arangije aravuga ati rwose umbabarire, ntabwo ari igihe wagize uruhare, ni uruhare rw'umuryango kandi nawe nta ruhare wabigizemo, ni uruhare rw'ibibazo by'amateka. Ariko rwose twumve kubabarirana, ubuzima bukomeza. Ntabwo ndabaza wenda ko nyuma yaho urugo rwe rwakomeje kuba neza, ariko aracyabanye n'umugabo we, amakuru mfite. Aha rero nanone hari ikindi kibazo umuntu yavuga. Mu by'ukuri nanone uruhare rw'ababyeyi mu gukomeretsa abana, kuko urumva ababyeyi be, umuryango we, niba waramubujije uburenganzira bwo kwihitiramo bitewe n'amateka agashaka ahandi noneho bikanga, ubona uru ruhare rudakomeye cyane ku babyeyi n'abana, uruhare rw'ababyeyi mu guhitiramo abana babo? Uru ruhare rurakomeye.
uru ruhare rurakomeye. Nanjye ndakubwira ko maze kuba umubyeyi mukuru, ndashyingiye, mfite n'abandi bakobwa bitegura gushyingirwa. Ni uruhare rukomeye cyane. Igihe ntekereza ko nta mubyeyi ukwiye guhitiramo umwana. Umwana akwiriye kwihitiramo, umwana akwiye kwihitiramo, kandi uwahisemo, uwakunze akaba ari we umushyigikiramo, ukamubwira uti mwana wanjye ndagushyigikiye, cyokora wenda ukagenda umufasha kumuha inama, ariko ukamwemerera uburenganzira bwe. Ariko ibindi byo guhitiramo abana, nanjye nk'umuntu byabayeho sinshobora guhitiramo umwana wanjye, kuko urumva ngewe mfite amateka, mfite ibyankomerekeje bijyanye n'uwo nguwo, byansabye, binsaba rero ngo niba umwana ahisemo uwahisemo, ahubwo mufashe kumuha inama y'uburyo bakomeza kubana. None ako kagozi gacika gute rero? Aka kagozi k'urwo rukundo uburyo gacika ni inzira ndende ndetse n'urugendo. Ntabwo ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo ngo abyikuremo. Rimwe na rimwe benshi birabananira. Icya mbere, aka kagozi bisaba ubwawe kumenya ko aka kagozi kakwiye gucika, kuko kadacitse katazatuma ubana na wa wundi mwashakanye. Ubwawe ukabimenya, ukamenya ngo nikadacika uzangiza umuryango nyarwanda, wangize n'umuryango wawe w'abana uzabyara. Ko nawe ubyibaze, iyo kataza gucika ubu mba mfite abagore babiri, reka bari ko mvuga. Reba noneho rero pasitori wagize abagore babiri cyane. Icyo ni ikintu kidasanzwe kitariho mu muco nyarwanda. Kandi usibye na pasitori wagize abagore babiri, erega nta n'umugabo wo gutunga abagore babiri. Nigeze kubibwira abantu nk'umukristo, noneho ubundi urwo rukundo nakunda umugore umwe nkarukunda n'undi, narukura hehe? Ese urukundo narugabanyamo kangahe? Numva rero jyewe ntekereza ko inama natanga niyo guca ako kagozi, ariko inzira ya mbere, cyambere no gusenga, cyane kuba Kristo. Nge ndatanga inama nk'umukristo, inzira ya mbere no gusenga. Inzira ya kabiri niyo kumva ko byanze bikunze uyu muntu nimudatandukana nawe azagusenyera, kandi muri uko kugusenyera uzaba wisenyeye ndetse ushenye nabo byaye, ukareba ingaruka. Hamwe no gusenga, Imana ikagukingurira ibitekerezo, ukareba ingaruka z'ibizakubaho n'ibizaba ku muryango wawe mu minsi izaza. Icyo gihe wamaze kubibona, hanyuma rwa rukundo rukaza ku mugore wawe mu buryo wa wundi mubana, bituma ka kagozi gacika. Urakoze cyane Pastor. Hari ijambo wari ukomojeho uvuga ngo hari umuhigo wari warahize bitewe n'amateka waciyemo y'ibikomere y'ababyeyi. Wadusangiza icyo kintu? Justin, ni birebire. Iyo ntangiye kubivuga bitwara amasaha arenga 2. Ntacyo tubwireho muri make twumva urugendo wageze. Wumvise izina ryanjye, nakubwiye aho ryavuye. Hanyuma kuva icyo gihe izina ryambereye izina. Mutokambari yabaye Mutokambari, ku buryo menye ubwenge bambwira ko natandukanye na data na mama mfite amezi 2 mvutse. Amezi 2? Amezi 2. Ababyeyi bawe bahari batarapfuye? Ababyeyi banjye bahari, data na mama ahari. Byagenze gute? Mama Imana yari imwibutse bwa kenshi, asamye indi nda. Mfite mushiki wanjye utankurikira hadaciyeho umwaka. Hanyuma muri icyo gihe, icyo bita gusamira ku kiriri. Hanyuma muri icyo gihe byari bibujijwe konkereza umwana akunda, cyane cyane noneho umwana w'umuhungu. Ibyo se ni ibiki? Cyari ikizira. Umwana w'umuhungu? Niko amateka bambe niko umuco wari uri, ko kizira konkereza umwana w'umuhungu ukunda. Ubwo byatwaraga iki? Bakubwira yagiraga indwara zitandukanye, akarwara bwacya, akarwara indwara byafataga umuhungu gusa se, ntabwo umukobwa we cyabaga ari ikizira? Ubona n'abandi wenda byarabafataga, ariko mu myizerere y'Abanyarwanda bo hambere, bizeraga ko umwana w'umuhungu. Ariko ibyo nkabifata, umwana w'umuhungu mu Rwanda mu gihe cyashize yahabwaga agaciro kurusha agaciro k'umukobwa. Ni muri iyo sansi. Aho kugira ngo umwana w'umuhungu apfe, wahitamo hagapfa umwana w'umukobwa. N'uwabyaraga abakobwa benshi umuryango bavugaga ko yawuciye. N'uwabyaraga mu bakobwa, kandi wabyaraga yabaga ari ihohoterwa riteye ubwoba. Ni ukutamenya agaciro
k'umwana uwo ari we wese. Hanyuma muri icyo gihe rero nibwo njya kurerwa kwa nyogokuru ubyara mama. Nyogokuru ubyara mama nawe ubwo hari kwa sogokuru ubyara mama, hari kwa mugabo wa nyogokuru wa gatatu, kuko bambwira ko nyogokuru yashakanye na sogokuru batandukana babyaye abana babiri aribo mama wacu na mama, abana b'abakobwa. Hanyuma ajya gushaka ahandi, ahabyara abana bane. Ahabyaye abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Umugabo muri 59 baramwica bamuhiritse mu misozi, bahambira mu kigunira barahirika, agera mu mukoki yaturitse. Ubwo urumva barahunga baratatana, abiyo ngiyo bamwe ba nyirasenge wabo bana, bamwe bajya Bugande, abandi ba nyirarume base wabo bajya za Bugande n'ahandi, abandi bajya Burundi, baratatana batyo. Hanyuma nyogokuru kuko bavuga ko abana n'abahungu batabica icyo gihe, agaruka hari iwabo, hari Mununu, n'ubundi hari aho muri icyo gice cy'iwacu, ubu ni mu murenge wa Fumbwe, hari muri segiteri ya Mununu kera. Hanyuma ahageze yumva undi mugabo wapfushije umugore aho bita Zaduha mu cyahoze ari komine Gikoro, nawe aramubwira ati ngwino twisungane. Barisungana. Ngaho aho narerewe rero kwa mugabo wa nyogokuru wa gatatu. Yego. Ari naho ntibugeze ubona urukundo rwa papa rwa mama? Byarangoye, ntabwo nabonye kubera ko mfite imyaka 7 nibwo nabonaga data na mama baje mu rugo aho ngaho bati dore bariya ni so na nyoko. Data na mama nabitaga uwo musaza n'uwo mukecuru. Hanyuma nkanga kubyemera. Data ari umugabo w'umunyamahane cyane. Hanyuma ngize imyaka 7 nari maze kuba kana kajya gusenya, kajya kuvoma, aza kuntwara. Hari urugendo, hari kuva muri segiteri, hari ukurenga icyahoze ari segiteri nk'ebyiri cyangwa 3 mu Rwanda. Hanyuma ansubiza iwacu, ariko ngezeyo mbaho mu buzima bubi, nsanga data na mama ni babandi barwana mu gitondo nimugoroba, nsanga ni rwa rugo rubana rutumvikana mu makimbirane. Ngo mpagere atangira gufata nka cyana cyo kwa nyirakuru, nagira amakosa nk'abandi bana agakubita nko kwica. Nabanje kujya ndira Justine, ariko ngeze amarera umutima urambwira ngo ariko se nanone kurira ntabure gukubita, ceceka. Hakaba ubwo dataza ashaka mama, none hakaza aje kunkubita kugira ngo mama avuge. Ibyo byatumye mfata umwanzuro ndi muto, mfite imyaka 13, njya mbwira abantu ngo mfite ibyaha 2 nihannye ntarakizwa. Icyambere nihannye kunywa inzoga mfite imyaka 13 y'amavuko. Ndavuga ngo nzarinda mpfa ntanyoye inzoga, kubera ibyo nabonaga mu muryango wanjye kuri data uwo, kuri ba data wacu bakoraga basinze. Nari mfite n'undi muturanyi wari uturanye na data, nawe wari umusinzi cyane. Nabyo ndebye iby'inzoga zibakorera, ndavuga ngo nzarinda mpfa ntanyoye inzoga. Nabugingo n'ubu sinzi inzoga uko zisa, njya numva ibyaduka, sinzi ibyo ari byo. Hanyuma icya kabiri nihana gukubita umugore mfite imyaka 13 y'amavuko, ntazi niba nzanashaka. Ndavuga ngo nzarinda mpfa, kandi ndavuga ngo Mana, ntazi n'Imana, ndavuga ngo Mana, nubona nakubise umugore ukuboko kwanjye uzaguce. Maze no gushaka imyaka 13, maze no gushaka umugore wanjye nicyo namwakije, namubwiye nti nubona twatonganye twatoretse, ukabona habayeho intonganya zanjye nawe habayeho gutoreka, rwose uzamfasha umbwira uti buka icyo warahiye, ntuzabungiriye neza ko nashatse ndi umurokore. Ndashima Imana. Gushaka ndi muto byo mu myaka 20 ni amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi uzumva mu kindi gice cyanjye cy'ubuhamya. Byatumye nshaka ndi muto kuko umuryango wabo wa mama nyirizina kwa se barashize, inama y'umuryango iraterana isaba ko njya kuzungura ibyo kwa sogokuru. Hanyuma biza kuba ngombwa ko njyayo. Ngiyeyo ntangira kubaho nabi, nari wa mwana warezwe kwa nyogokuru, ntazi guteka, ntazi iki,
hanyuma rero ndi umutesi uri aho ngaho ntangira kubaho nabi ntungwa n'inyotse n'ibintu nk'ibyo. Ufite ababyeyi papa na mama? Mfite ababyeyi bari ahandi, njyewe naragiye nyine kuzungura iby'iwabo wa mama. Nibwo rero abantu bagiye baza bati washatse umugore, nanjye koko numva nibyo. Nibwo ntangiye gukunda uwo nahoze nkubwira, dukundanye nabyo hazamo ibibazo urabyumva, hanyuma birangira muri iyo minsi nshatse undi mudamu, bandangiye nkuko nakubwiye, naje gukunda tubyaranye umwana wa kabiri. Ubu ni nawe turi kumwe, niwe madamu wanjye. Pasa, uratubwiye ngo wihanye ibyaha bibiri utaranakizwa bitewe n'ibyo wabonaga. Umunsi wa none hari kumvikana amakimbirane mu muryango, ndetse abana ugasanga ntabwo abana n'ababyeyi bavuga rumwe. Ni impamvu zigiye zitandukana zibitera. Ariko se mubona byibuze, urumva nkawe baragutukaga ati cyana cyo kwa nyogokuru cyarezwe, bakanagukomeretsa rimwe na rimwe n'amagambo mabi twatura ku bana agenda bakomeretsa. Ariko se ubona ibi bintu byashira gute kugira ngo byibuze habeho imibanire hagati ya papa na mama n'abana itarimo izo ngaruka zose zo gukomeretsa aba bana? Kuko uretse ubuntu wagiriwe, aba bana barakura ugasanga barigometse, badevelopa iyindi mico itari myiza. Umubona ari iki cyakora? Ibyo uvuga ni ukuri, ariko biragoye. Sinza kukubwira ko ari ikintu cyoroshye. Icya mbere nge nabonye gituma umuntu yubaka neza, hari ibintu bibiri. Icya mbere ni icyemezo cyawe ubwawe. Yego. Wagira umugisha we nk'umusore ukaba ufite icyemezo warafashe icyemezo cyo kubaka, ndetse usibye n'umusore ndetse n'umugore ugiye gushaka nawe ugasanga nawe afite icyemezo yafashe cyo gushaka. Abo bantu bombi iyo bahuye barubaka mu by'ukuri. Ariko iyo bagiye kubaka, umwe yumva ari umunyenga bisanzwe, undi yumva ari ibintu bitagize icyo bivuze, kugira ngo bubake birabagora. Ndabikubwira kuko nk'uko nkubwira, nafashe icyemezo cyo kwihanira bimeze bityo, hanyuma nkafata icyemezo cyo gushaka, nkanavuga ngo ndashaka kubaka urugo rutameze nk'urwa data. Ngira ngo wenda nuko utaragera iwanjye, n'uyuhagera uzabibona, nuko abantu bakuze banagiye. Ariko iyo usanze ndimo nganira n'abana ugira ngo ni bashiki banjye, dore ko tunangana, ni bashiki banjye mu by'ukuri. Kuko ndimo nshyingira umukobwa wanjye ari nawe buriza bwanjye, baravuze bati ariko suriya mwana ko basa n'uwe cyangwa ni mushiki. Benshi bazi ko ari na mushiki wanjye. Ni mushiki na musaza, ni mubyara, tuba dukina duseka, ndetse tukagira n'akanya ko kugira ngo tugire umwanya w'ibiganiro n'umuryango. Ariko ako kanya ntako nagiraga n'ababyeyi banjye. Ibyo rero byatumye nihingamo gushakisha. Ariko ibyo nakubwiraga, mfite barumuna banjye. Mfite nka murumuna wanjye umwe, nawe noneho byakukiyemo burundu, ndetse wagiye hanyuma ha data, aranywa inzoga, agasinda, agasara, ibintu bikamera nabi. Turimo turasenga ngo Imana izamufashe nawe igira icyo ihindura mu rugo rwe, ihindura amateka. Biriya rero nge nkunda kubwira abantu ko ujya wumva ibyo bajya bavuga bya karande. Ni karande zikurikirana mu by'ukuri. Ni karande zikurikirana. Iyo utabimenye ko ari karande ngo uzihane, uca ku kagozi kari hagati yawe na karande, usenge Imana ihindura amateka, ushiduka nawe wabaye nk'abandi bose. Numva rero ntekereza ko ibibazo biri mu muryango nyarwanda byo nk'uko wabivuze birahari, ariko nta kindi cyabimara. Icya mbere, ugirirwa umugisha agana Imana agasenga. Icya kabiri, agafata icyemezo. Ko buriya gusenga no gufata icyemezo biratandukana. Kuko nkanjye ibyo nkubwira, nubwo wenda naje kugirirwa umugisha nkakizwa nkagendera mu gusenga, ariko harimo n'icyemezo nafashe. Ngize umugisha nsanga na madamu mfite hari icyemezo yafashe bitewe n'ubuzima yaciyemo. Kuko naje gusanga nawe yatandukanye na se na nyina, yatandukanye na nyina afite amezi abiri avutse, nyina yapfuye afite amezi abiri avutse, asigarana na se, ava kwa sererwa kwa nyirakuru, areba ubuzima bwo kwa nyirakuru, nyirakuru arapfa, asigarana na nyirarume. Ise nawe muri jenoside arapfa,
asigara aho ngaho asigarana n'abakuru gusa. ni ibikomere gusa nawe twagiye gushakana rero yarafashe icyemezo cyo gushaka ku buryo iyo tuganira usanga duhuje imibabaro ku buryo nsanga yarafashe icyemezo nk'icyo nafashe duhitamo kubaka dutyo kubera ko twese twafashe icyemezo kimwe. Pastor, divorce ko ziri kuvugwa cyane nk'amwe mu bayobozi b'amatorero ndibaza ko muhura nabyo. Divorce ntabwo ari ukuvuga ngo gatanya ntabwo ari iz'abantu badakijwe gusa, no mu nsengero zirahari. Bamwe bakakubwira bati amadini ntabwo atwemerera divorce, ariko ugasanga tubanye nabi kugeza aho umugabo cyangwa umugore yica umugore we kubera gutinya amaso y'idini cyangwa y'itorero. Nk'abapasiteri mubivugaho iki? Ese divorce umuntu yemera apfe kugeza abe mu buzima bugoye bubi kugeza apfuye, cyangwa ashobora no kugira akantu ko guhungaho? Muri birangiye numva hari ahantu handitse ngo hari umusozi w'ubuhungiro. Ni Gatozi harya sinzi ibintu najyaga nigeze gusoma. Nuvuga ngo ubwo uwo mudugudu w'ubuhungiro ko nta yindi nzira uyu muntu, nta yandi mahitamo afite, yagerageje kubaka nk'uko wari ubivuze, aza afite kuba ari committed, kuvuga ngo jewe kama mbaye ngiye kubaka, ariko wasanze ntabwo we yigeze afata icyo cyemezo. Nawe ntabwo ari gushaka iyo divorce, ariko mugenzi we noneho bibaye ngombwa ko batana. Abigira ati amadini, abapasiteri ko mutabivugaho kimwe? Kugeza ubu ngubu ngira ngo wenda icyo uvuze Justine ni ukuri, divorce zimeze nabi kugeza, ndetse buriya mwebwe mu mujyi mubona biki, ariko nkatwe turi mu cyaro. Buraza mu cyaro haba gatanya nyinshi. Mu cyaro ntabwo haba divorce ngo igaragare, ahubwo haba divorce yo mu cyumba mu kindi, hakaba na divorce yo mu nzu mu yindi, aho usanga umugore afashe umwanzuro wo kujya gukodesha inzu ye, umugabo akamusiga hariya, ndetse bikanarimba umugabo akamukurikira iyo yagiye kwikodeshereza. Icyo ni ikibazo turimo turwana nacyo hariya mu byaro. Wari uvuze uti amadini mubivugaho iki? Mu by'ukuri iki ni ikibazo kigwiririye isi. Ubundi mu muco wa Kinyarwanda usanga ntabwo divorce yari izwi, ndetse n'iyo yakorwaga hakorwaga icyo bita kwahukana. Hakorwaga icyo bita kwahukana, ariko abantu bo hambere baranatanaga. None se sinkubwira ko nyogokuru ubyara mama yatandukanye na sogokuru akajya gushaka ahandi, na sogokuru nawe agashaka. Ntabwo njya menya icyabatandukanije ngo ni iki. Abantu ba kera bagiraga ibanga, iby'iki gihe bisigaye bijya kuri social media nk'uko kwacu, niho bitandukaniye. Ariko byarabaga yabona agiye gupfaho kugira ngo apfe akamuhunga. Ariko nanone tukagira abandi bihanganye, ko nk'ibyo nakubwiye, ibyo nabonye iwacu mu nzu. Mama najyaga mbona yahukana, aba nubwo yigeze kwahukana turi mu rugo ngo ansigira akana, aragenda arabura amara amezi n'amezi. Njya nibuka tukajya tujya kugakamishiriza karumuna kanjye kankurikira bwa gatatu, ngira ngo kanarwara bwacya arijya ukarera. Byaje kurangira ibyo nakubwiraga, arihangana barabana, igihe kiragera arataha barabana. Ariko si icyo gusa, byaje no kugera igihe na data ashaka undi mugore, ashaka undi mugore. Abo bana ni njye wabareze nabo, ibyo ndabizi. Baratanye, n'uwo mugore baratana aragenda. Data abaho ngaho nta mugore afite, kumara imyaka 16 arijya umurera. Nyuma y'imyaka 16 ngira umugisha, data na mama barasubirana, ubu bari kumwe. Ni igitangaza. Icyo rero nakubwiraga nuko ubuzima bwa divorce mu by'ukuri wenda ubu babihaye izina, babihaye izina, babyise divorce, ngira ngo babuze n'ikindi Kinyarwanda babivugamo. Umuntu yavuga gutandukana ahari, ariko nta gihe bitabayeho. Icyo wenda ukuntu ikigaragara nuko abantu babikabiriza gusa. Izindi ngorane zihari nuko ubu abakobwa n'abasore b'iki gihe
n'abagore abasore n'abakobwa b'iki gihe cyangwa abagabo n'abasore n'abagore b'iki gihe basigaye babikora nka bizinesi. Umukobwa akabara umuhungu akavuga ati ubu afite amafaranga angana iki, reka tugende dusezerane, nitumara gusezerana dupasuremo kabiri. Nicyo kibazo akenshi na kenshi divorce ziriho, uzazitegereze ntabwo ari iz'umugabo n'umugore bagiye gushaka bagambiriye kubaka. Oya, yagiye gushaka ashaka amafaranga, ashaka ibintu. Ni nayo mpamvu uzumva ashyira imbere gupasura, kuko nicyo cyamujyanye, yajyanywe no gupasura. Ariko abacu ba kera batapasuraga, wenda urugo rukamunanira bagatandukana kubera urugo rumunaniye, nta gihe bitabayeho biriya. Ariko ikibazo ubu kiriho ni ubucuruzi. Njye navuga ko ari bizinesi barimo, arashaka ngo bapasure. Numva rero none nkamwe b'abapasiteri ntabwo mubyemera. Njye sinza kuvuga ngo ntabwo mwemera divorce. Abapasiteri benshi bavuga ko itemewe. Simvuga ngo abapasiteri ntibabyemera, kuko nkanjye wenda nko mu myemerere yanjye ntabwo numva ko igihe byagenze bityo umuntu ashobora kwihambira ku wundi kugeza ubwo amwishe. Hamaze kuboneka kese nyinshi. N'ejo bundi yarabaye hano ni Kicukiro, ni Nyarugenge, aho umugabo yishe umugore we, kandi umugore abibona, abo bacuruzanyaga bakabibona ko batabanye neza, ariko umugore agakomeza agashinyiriza. Njye numva nagira abagabo cyangwa abagore, kuko n'abagore barica abagabo mu by'ukuri, niba abona koko bigeze aho kumwica, haguma ubuzima, yagenda agafonda ubundi buzima akabaho. Ariko icyo wenda amatorero atabyemerera ni kimwe, ni uko iyo umuntu yamaze gusezerana ntabwo yakongera ngo asezerane. Kugeza ubu ntabwo turabona ijambo ry'Imana risimbura irihari, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu agomba gushaka umugore umwe, kandi usibye no gushaka umugore umwe agomba gusezerana n'umugore umwe, kandi bakabana akaramata. Ubwo bucuruzi Bibiliya yandikwa, ijambo ry'Imana rihumekwa, ntabwo ubwo bucuruzi, iyo bizinesi yari yakaza ngo hamenyekane ko hazaba divorce ishingiye ku mutungo no kugabanamo kabiri. Ni nacyo kibazo usanga abantu barimo bavuga bati kuki amatorero mutemera ngo niba ntandukanye na Justina njyewe nisezeranire n'undi. Nibyo rero itorero wenda ntiryemera ibyo, ariko nanone itorero ntirishyigikiye ko umugabo yica umugore areba. Muhunge. Yego pastor, turimo turagana ku musozo. Murakoze cyane. Hari urubyiruko ruguteze amatwi ruri kumva, n'icyo umuntu yagenderaho ahitamo uwo bazashaka, uwo bazabana ku rubyiruko? Ntabwo byoroshye. Naje gusanga amahitamo umuntu wese ahitamo uko atekereza, gusa ubu biragoye. Nanjye urimo gukubwira, ndimo ndategura inyigisho z'urubyiruko, kuko mfite urubyiruko nshumbye haba muri paruwase, dufite n'urundi nshumbye muri regiyo cyangwa icyo twita ubucidikoni mu itorero ry'Abangirikane. Nari ndimo nibaza, afite urubyiruko rusaga hafi 800 rukeneye izo nyigisho kandi rukuze ku bijyanye no kurambagiza no kurambagizwa. Turimo gukora ubushakashatsi kuri icyo, ndetse ndimo ndasenga Imana ngo inyungure ubwenge bwo kugira ngo mbone inyigisho zo kwigisha uru rubyiruko ku bijyanye no kurambagiza no kurambagizwa. Ariko icyo nabwira urubyiruko ruteze amatwi ubu, rwaba urwo mu Rwanda, rwaba urwo mu bihugu bindi byo hanze, ni uko mbere y'uko utekereza uwo muzashakana, banza ugire umwanya wo kurambagiza. Kandi kurambagiza biza mu byiciro bigera nko muri 3. Icya mbere ni ukubanza kubona uwo ugiye kurambagiza, niba koko aguciye mu jisho ukamubona, cyane ko ubu hariho social media, hariho guhurira ku mashuri, hari uguhurira mu nsengero, ubu niho benshi bahurira, hari uguhurira mu kazi. Banza uramubonye, ariko niba umubonye buretse guhita umwimariramo wese,
njye niyo nama njya mu rubyiruko banza umumenye Justine ngiye kurambagiza ataha he ni mwene nde avuka he aturuka he yabayeho ate mu buzima kuko bwa buzima Justine yabayemo kenshi nibwo bumutwara bukamutera kubaka cyangwa bukamutera kutubaka hanyuma numara kumenya yabayeho ate icya kabiri utera intambwe yo kumwegera umubwire ko umukunda nawe wenda abitekerezeho muri icyo gihe abitekerezaho nawe ubwawe urimo urabitekerezaho ndetse niba uri n'umukristo urimo uranabisengera mu by'ukuri kugeza ubwo Imana igize ibyo iguhishurira iyo wenda ni intambwe yindi ya rusange ubundi mu barokoreho tubanza gusenga mbere yo kubona uwo muzashakana ubanza gusenga ndetse n'Imana igashobora kumuguhishurira ariko ntabwo ariko abo bantu bose bafite impano yo guhishurirwa muri ubwo buryo numva rero intambwe ya mbere niyo kubona uwo muntu muzashakana intambwe ya kabiri ni ukumumenya intambwe ya gatatu ni ukumubwira ko umukunda intambwe ya kane ni ukumenya uburyo mugiye kubana muri urwo rukundo dufite n'ikindi kibazo wenda Justine aho umuntu agera kuri iyo ntambwe ya kane iyo amaze kumumenya hanyuma ahubwo akamusaba ko baryamana batari bakora ubukwe bakiri muri fiyansaye burya ubu byinshi kuko urubyiruko rwinshi rurakubwira ati ubuse uyumva yaramwe ngo turyamane nitutaryamana aragenda ubuse mbigire njye njyambwira urubyiruko rwanjye nkababwira mureke agende si uwawe aragutegereza uwawe arakurindira kubera ko uwawe arakubaha njyewe nigeze kubibwira urubyiruko nyobora ndababwira ngo nagize umugisha iyo nza kuryamana na madamu ntago nari kumushaka kuko Justine buriya iyo umuntu mwaryamanye niba wamaze kumubona ikindi umukeneyeho ni iki niyo mpamvu ubona urubyiruko rwa none agira atya yamukundaga bitegura kubaka yamara kuryamana nawe umunsi umwe gusa yamutera n'inda noneho bikaba bibaye bibi kurusha akamureka icyo gihe rero ikindi n'abagize ngo barashakana izo ntambara tujya turwana nazo ndabafite bajya baza nkabasezeranya bararyamanye ariko jyewe iyo ngize umugisha wo kubimenya bakanabimbwira mbaha inama y'uburyo bazabyitwaramo kuko buriya umuntu mwaryamanye ntashobora kwizera ko utaryamana n'abandi ntashobora kwizera yaba ari umugore mushakanye ntashobora kukwizera nk'umugabo aravuga ati uko yanterese akaryamana nanjye niko aryamana n'abandi umugore n'umusore n'umugabo nubwo mwabana nta cyizera kugirira ahora avuga ati buri uko yanterese uko namuterese akanyemerera niko yemerera n'abandi izo ngero turazifite n'ubuhamya bwinshi butandukanye yego hanyuma ikibazo cya nyuma hari umugabo wigeze kumpamagara ambwira ko ashaka kuzaduha ubuhamya yambwiye ko ngo yashatse umugore ufite imyaka 60 umusore yari afite imyaka 30 numva ndikanze ndavuga ni ibintu bidasanzwe icya kabiri cy'imyaka n'imyaka myinshi wenda nawe niba twumva simbizi ariko tuzamutumira wenda atubwire urwo rugendo icyo niyo uteye kumubaza nawe wese mwagize umugisha murabyara toya ntiturabyara nanone iki kintu rimwe na rimwe kikaba imbogamizi y'imyaka aho usanga bavuga bati nta mugore waruse umugabo abandi bati nta mugabo nanone waruse umugore imyaka myinshi kuko agera igihe cyo kuba we hari ibintu ari gutekereza imishinga ari gutekereza y'urugo umugore nawe ageze muri cya gihe noneho cyo kuryoshya akavuga ati umugabo wanjye arananiwe ntabwo dusohokana ntabwo tugira ibintu by'imyaka uvuga wiki ibintu by'imyaka byo ntabwo ari ikintu cyoroshye gusa jyewe nabyo nabonye no kuba munganya imyaka nabyo atari byiza kuko madamu twashakanye twembi dufite imyaka 20 ubu uko ndimo nsaza nawe niko arimo asaza cyangwa se aranandusha kuko burya abagore bagira imvune nyinshi kurusha abagabo mu kuvuga ukuri ariko ujya usanga ntaka imitsi nawe yantanze kuyitaka ariko kiriya kintu njye natekereza ko abasore bakwiriye kucyitondera kuko buriya niba uwo musore yarashatse afite imyaka 60 yarashatse umugore w'imyaka 60 nawe afite imyaka 30 mu by'ukuri ntabwo bizamworohera
ntabwo bizamworohera, ndetse iyo ari umusore w'umupagane abona udukumi duciyeho akirukanka kuko uyu musore w'imyaka 30 aba akiri muto cyane. Ndabyibuka nanjye mfite imyaka 30, ubu ndi mu myaka hafi 45, ariko imyaka 30 aba akiri mutoya. Numva rero iki kintu abasore bakwiriye kucyitondera, kuko icya mbere cyo iyo ushatse umugore ufite imyaka hejuru ya 50 nta cyizere cyo kubyara. Nta cyizere cyo kubyara. Cyo kora ubundi buriya gushaka ntabwo ari ukubyara mu by'ukuri. Imana ishyiraho urushako cyangwa se ishyiraho kugushyingirwa, ntabwo intego ari iyo kubyara. Buriya hari impamvu eshatu yatumye Imana ishyiraho gushyingirwa. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo umugabo n'umugore barindwe icyaha cy'ubusambanyi, bahora ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo umugabo n'umugore babane bafatanije, bamarane umubabaro, haba mu mahoro cyangwa mu byago. Impamvu ya gatatu ni iyo kubyara, kororoka. Aha rero ubwo ni ukumenya ngo niba ushatse umugore wo hejuru y'imyaka 60, icyo ushatse ni ukugira ngo kubyara ntibirimo, tuvuganye ukuri, kuko uwo muntu yamaze kugera muri menopause. Ubwo icyo ugiye gukora nta kindi, ugiye kubana nawe mumarane imibabaro, hanyuma urindwe icyaha cy'ubusambanyi. Ariko nanone uyu mwana w'imyaka 30 ejo n'ejo bundi azabona udukumi, azabona iki byose, keretse nagira Yesu akamufata. Numva agiye mu nama zanjye natanga inama ko bibaye byiza umusore yajya ashaka umukobwa uwaruta cyangwa se umurusha imyaka mikeya, ariko atisumbukuruje ngo ashake muri iyo myaka 60 n'indi. Nubwo ari urukundo yego, ariko igihe kiragera bikamugora. Murakoze cyane, reka tugane ku musozo. Sinzi niba hari ikindi wabwira abadukurikiye gitandukanye n'ibyo nagiye nkubaza, n'ibyo twagiye tuganira. Yego. Icyo nabwira abadukurikiye ni uko ibijyanye n'ubuzima bw'umuryango, nanjye ni ibintu ndimo gukoraho ubushakashatsi umunsi ku munsi, kuko kwiga ntibirangira. Nagize umugisha wo kwiga teoloji hariya i Kabuga, n'ubu kandi nkora cyane ku bijyanye n'umuryango. Impamvu yo gukora ku muryango ni uko nanjye naciye mu buzima bubi bw'umuryango, ku buryo nifuza ko nta wanjye nifuza ko yagira umuryango mubi. Numva rero icyo nabwira abadukurikiye ni uko mu buzima bw'umuryango ni uko yaba umusore gira intego, gerageza kugira intego, yaba umukobwa nawe gira intego, kandi wa musore we irinde kuryamana n'uwo mutarashakana ngo nuko mukundana. Wa mukobwa we irinde kuryamana n'uwo mutarubakana urugo ngo nuko mugira muri fiançailles. Ibyo ni ikintu rimwe na rimwe kikurura ibibazo, ariko nanone niba byanabaye zirikana ko hirya y'aho ngaho harimo ibindi bibazo. Bityo rero umenye uko witwara, umenye uko wirinda. Icya kabiri twahoze navuga dusoza kuri divorce, nuko ntawe nakwifuriza divorce, kuko maze kubona nyinshi zinciye mu maso z'abakristo banjye bamwe, ugasanga abana nibo bahagorerwa. N'ubu uyu mugoroba ndaha, ku mugoroba w'ejo hashize nari nagiye gusura umukristo wanjye umwe wakoze divorce n'umugore, turimo tuganira. Ubu yashatse undi mugore, arongeye atangiye ubundi buzima bundi bushya. Numva rero nta cyiza gihari, kuko urajya kubona ukabona abana babuze ifatizo. Burya ikibi cya divorce usibye ko gikomeretsa n'abayikoze, ariko cyane cyane gikomeretsa n'abana babyaye. Numva rero ntawe nayifuriza. Icyo twasaba ni uko abanyarwanda batwumva n'abandi bose hirya no hino, iki kintu cya divorce nujya kugikora ujye utekereza ku bubyaye n'ingaruka zizabazaho, kandi wumve ko wihemukiriye abana wabyaye, kandi intego ujya kubabyara ntabwo wari ufite intego yo kubakomeretsa. Murakoze, numva n'icyo navuga. Turagushimiye cyane Pastor, wakoze kuduha umwanya wawe. Inshuti zacu turabashimiye, dukomeza kubasaba inkunga yanyu yo kuturebera ibiganiro, wabikunda ukabisangiza n'abandi mu buryo butandukanye kuri social media zitandukanye. Rero Justin TV Show, ibiganiro nakagaruka. Imana ibarinde, ibahe umugisha. Bye bye. Amen.